anele bone stabini stabo uri Imana igira neza ibyo ndabizi ko bishoboye Yesu urakoze kugize neza none uko witwa Alpha kwitwa na Omega ari we tangira ukaba umva nibaza nta hantu ushobora kugera nta hantu ushobora gukizwa ku rwego runaka umwanzi atagutera none hari uburyo ugomba kugaragara nk'umukristo ntutume izina ry'Uwiteka rituka kuko aba nyine byaba byiza umukristo aba ari umuntu ufite ibintu byose byaba byiza umukristo ari umuntu ukora kugira ngo atandavura hanze kugira ngo tubize izina ry'Uwiteka rituka nanjye rero uvuze neza nanjye kugira ngo basuhuza inshuti zacu ni kuri Fisi na Karine shano y'ivugabutumwa turabashuhuje abari hanze y'igihugu bari mu Rwanda bari mu ntara zigiye zitandukanye turabashuhuje cyane ndizera ko mumeze neza ndakeka ubu ngubu abantu bari mu kazi abantu bamwe bari muri gahunda zigiye zitandukanye turabashuhuje muri uyu mwanya mugira amahoro ngira ngo murabibona rero uyu munsi twabazaniye umutumirwa mwiza umusore mwiza cyane w'inzobe waramutse neza reka tumuhe umwanya rero adusuhuze atwibwire hanyuma dutangire dusenga kugira ngo atubwire ikintu kimuri ku mutima murakoze kumva ikaze kuri channel yanyu mazina ni Ingabire Pacifique ndi umusore ushima Kristo ndo mu itorero rya Bethesda koze cyane rero dutangire dushima Imana kugira ngo dutangirane tuganire na Pacifique Ingabire Uwiteka Imana turagushimiye kugira neza kwawe tugushimiye ko wabanye natwe tugushimiye ko watugiriye neza Mana turagushimiye kubw'ineza n'urukundo rwawe muri uyu mwanya rero tugiye kuganira reka ikiganiro tugiye gukora gihindura imitima ya benshi gifasha abanyarwanda muri rusange urakoze rero Kristo umwanya turi bumarane ubane natwe mu izina rya Yesu wakoze amen karibu Pacifique umeze neza uguhaye umwanya rero Pacifique twibwire utuye hehe sengera hehe amakuru nyine genda duciramo muri make wibwira abakunzi bacu murakoze nk'uko nabivuze amazina yanjye Ingabire Pacifique nkaba nana mu itorero rya Bethesda nkaba ncumbitse hano Karuruma ndacumbitse ariko hari umunsi data azabigeza neza kuko yagize ngo uracumbitse gakondo yacu ni mwiza ndacumbitse none ko umwami dukora tuzi ko isaha ejo byahinduka bisa kuko yaravuze ngo azazamo umujura nyine afite uburyo azazamo rero tuba twiteguye isa n'isaha ko twazajya muri gakondo yacu ubutegereje gakondo ntegereje gakondo amen hanyuma Pacifique turakwakiriye rero abakunzi bacu bafite amatsiko yo kumenya Pacifique umusore mwiza nawe ugiye mu bintu by'agakiza gute kugira ngo utabona ufite na Bibiliya tubwire tuguhaye umwanya murakoze mbere na mbere buriya igihe cyose mvuga mbere na mbere tuzi ko habayeho ijambo yego banza gusoma ijambo mbere na mbere nemerere gatoya nkunda kuganira ku cyo kijyanye n'ubwenge dusome mu Migani 15:20 havuga ngo umwana ufite ubwenge anezeza se bari kumupfapfa asuzugura nyina haleluya amen umwana ufite ubwenge anezeza se uze ngo igihe agakiza gasaba umunyabwenge agakiza ukabona ntabwo Paul n'ubu yavuze neza bango baciriwe kubw'ubuntu ngo no kwizera ibyaturutse ku mirimo yanyu ahubwo hatagira uwirara ahubwo ni impano y'Imana njyewe ngiye gusobanura agakiza kuri njyewe Pasi ntabwo nabona nabigezemo ahubwo ni cyagiye cy'Imana ni cyagiye nagizemo kwizera nizera Imana ndetse nizera n'umwana wayo ari Yesu Kristo amen ko numva sifite umuzingo w'ijambo imwe bakunze kwita umuzingo Pasi wakijijwe ryari muziye kingana iki mu gakiza yego ntabwo ari imyaka myinshi imyaka ijya kugera muri 3 nabatijwe 2020
nta myaka myinshi, imyaka ijya kujya muri 3. reka da ntabwo ari imyaka myinshi. ubwo ufite iryo jambo ryose Ufite iryo jambo ufite impano kabisa ubundi buntu. ubundi buntu. Murakoze rero inshuti zacu abaherereye hirya no hino, turabasuhuje tubahaye ikaze, tugiye kwakira Pacifique atuganirize, agenda atubwiramo gato, urumva ko afite ijambo ryiza ry'Imana, agenda atubwira ku ijambo, aduhe n'umuntu ubuhamya, tubwire se tugiye kuganira. Wowe uri hafi, wowe uje nonaha, fungura channel yacu kuri iki kiganiro cyiza, nawe uriho kurikira kuko tugiye kuganira ibintu byiza muri uyu mwanya. Karibu rero Pacifique, tuguhaye umwanya. Murakoze cyane. Warumbwiye ngo tuganire gatoya. Urakoze cyane. Nibukije nitangira gukizwa. Namaze nk'amezi 3 yonyine gusa. Imana ibwira ngo ugiye kunjyana mu kwiga université, ngiye kunegura njye kwiga université ya theologie. Mubivuze neza, ariko nabo nzi theologie y'Imana iteye ute. Ko theologie abana n'abantu tujya kwiga muri bino bigo za Bibiliya, ukajya kwiga ibisanzwe ukanabyishyura pape yanjye ugira ngo theologie ya injoro, kuko none ufite n'andi makuru y'uko nshobora no kuba natembera no hanze nkajyayo, ariko umvuga ko biri kose Imana izajya kuri njye. Ko rega nse ngo mama njye kwiga Bibiliya, uzoza kineze kwiga mu mahanga kugira ngo nawe mbereke ubutunzi budasanzwe w'amaye. Kuko numvaga nkunda ijambo, nkunda ibyanditswe. Ariko Imana igiye kunjyana kwiga Bibiliya, icyanangaje injyanye kwigira amageragere. Yesu agiye kwigira Bibiliya amageragere, ndafungwa. Imana yakoze ikintu gihambaye, ikoresha mu bantu twari dusayishanya kera nyine mu byaha. Yagurutse umukobwa umwe ajya kundega dosiye yari ikomeye ya viole, arayindega. Ariko ayindega none kuri Imana n'igitangaza, mbere yuko ajya kundega Imana yohereje umuntu arambwira ngo mubwire Imana ikurinze kujya muri gereza. Mwarakundanaga? Ntawe twakundana, bivuze ngo ntahashize hanjye. Bivuze ngo hari igihe dukizwa twibagirwa gusengera ahashize, tutazabura na za ngaruka z'ibyo twakoze mu hashize. Bivuze ngo gukizwa si bihagije gusa, ahubwo mu gukizwa bisaba ko hazamo ubwenge. Agakiza gasaba ubwenge, agakiza gasaba ko ubwawe utangira gusaba guhishurirwa n'ibintu urwana nabyo, kuko hari ibintu twasize inyuma bitwiziritseho. Niyo mpamvu ngiye ndajanjinga umuntu wakijijwe, wabatijwe waje kongera agasubira mu kabari. Agakiza kubatizwa gutandukanye no kuba Kristo, ndetse ni nk'uko impano zitandukanye n'agakiza. Ubwo rero kuba ngewe naragenda ndambara gateye kuva nabatijwe se nta kibazo, nawe Imana w'Imana birahagije. Ariko hari uri inyuma yanjye uri kuvuga ati yuko kugenza hari ingenzi iri ku ngenzi, ivuga ati ntabwo yancika gutagiye gukizwa, gutadakomeza kuza ngo dusangire twenjoye, dukomeze tusamane, tunywe inzoga, gutagiye gute kuriya. Ariko Imana byose yemera ko bibaho, kandi ikintu nabonye Imana ikunda umuntu unyurwa n'ibiharimo akabyakira. Nkunda kuvuga ibintu, nkavuga ibintu byo mu mubiri nkabijyanisha n'ijambo ry'Imana. Urugero nko kuri Dawidi yari afite abavandimwe be bajya kwiga, bakagira ute, bakajya ku rugamba, bakajya kuri tere y'abandi bana bakomakomeye. Ariko Dawidi akajya mu ishyamba, akajya kuragira inama za se. Nta mwana uyu munsi wa none we wabyara, nta mwana uyu munsi wabyara nk'umubyeyi mubwire ngo sigara mu rugo kuko bari bajya kwiga ngo zakwemerere. Ntabwo umwana w'iviziyo yabyemera, ntabwo yanabyumva, yakumva ko umwanze. Noneho ugize ibyo ukaba uri mukase we, yajya gukorera ku muriro, yavuga ati niko ba mukase babaye, niko babaye. Ariko icyo wundi Imana ishaka, Imana nyine iguha ibintu ushobora kuzahangara nabyo, iguha n'ibintu ushobora bitewe no kwizera ibintu ufite, ibyo bintu ikabiguhereza. Rero nakunze ko Imana yambaye umutima wo kunyurwa n'ibyo bihe narindimo. Reka navuga ngo yambaye umutima kugira ngo mbashe kwakira ibyo bintu. Nayo ni impano kuko nanjye akabazo mperutse guhura nako, ariko Imana irangije umutima wo kubyakira, kandi ukabona nta kibazo gihari, bigacaho bikananyuraho, nyine ukabona ntabwo bigukozeho, ariko birabaye mu maso yose. Ibi ni ibiki? N'abantu bakavuga ibicanege bikaba byinshi, ukumva nyine biranze. Ariko ikintu cya mbere
cya mbere buriya yabwira namubwira ngo biba byaba byiza ko ubaye umukristo unyurwa n'ibihe urimo ntibibe ngo wikange ngo ushiduke kuko bitera satani indi motivation kandi buri gihe kigira igihe cyacyo buriya wenda nawe uciye mu ijambo ariko ntuze kwibagirwa ngo wari kutubwira nyine kamageragere k'ishuri uraza ko tubwira uburyo wagiyemo n'uburyo wavuyemo n'aho bigeze ubu buriya njyewe hari ikintu nsigaye mbona nakomeje kukibona kuva nshatse maze kubona utuntu twinshi ni ukuvuga hari igihe ugera ukagira amafaranga umufuka ukaba harimo amafaranga kumva nta kibazo kinini ufite kuko ufite amafaranga noneho hakaba n'igihe abura noneho twebwe rero abakirisitu ntabwo tumenya ngo uyu munsi amafaranga yabonetse ariko ejo azabura noneho iyo abuze tujyana imitima hirya no hino yagaruka tukibagirwa ko twigeze kuyabura nicyo kibazo tugira yego ariko wari uvuze karuka twagarukeho karuka amageragere kaje nyine njyewe ntabwo numva ko navuze ngo yarinze gereza ntabwo ntabwo nzayigeramo buri ntabwo mu bintu nari mfite muri gahunda amageragere ririmo kuko nari ndi rusororo numva ko amageragere azayigeramo rero nababarizwa mu rusororo bavuga ati uko biri kose bambabaza ariko ntabwo nzarenga rusororo bandaza hasi yageze gufungwa icyo gisekeje ni uko yuri mu kigeragezo hari ibindi bintu biza bindi bisura ikigeragezo hari ibintu biza bisura ikigeragezo urugero ndabyibuka neza nageze bwa mbere muri Sororo ngezemo harimo na pasiteri bahita bangira umuvugabutumwa muri gereza muri Sororo buriya Sororo usanga abandi bapasiteri ugasanga abandi bantu batandukanye b'abakozi b'Imana batandukanye bakagenda bakuzamura uko wari umupasiteri avuye no ukahita uba pasiteri ejo ukahita uyobora abapasiteri rero byageze aho ubwo abapasiteri bose bashiramo rero bisiga n'igihe wari urimo nanjye bihita bagira pasiteri nanjye nibika abandi umenye ubwo nise mba bishop muri Sororo nangira ishuri ryo kuvuga ngo ntabwo watangiye muri university watangiye muri maternelle binsaba ko sasa ngira icyumereza abo bantu turi kumwe binsaba ko ngomba gusoma Bibiliya kumva bisaba ko nsoma Bibiliya cyane bihagije binsaba ko nihugura mu byo bw'umwuka ariko ubwo nyine Imana irahabaye Imana irahugura Imana igiza abantu barakizwa hazamo ibyorezo turasenga tutareba ko waje uri Viole yari Viole bakaba batari ko uriya nahe ko tubeshya koko ati azanye injoga muri gereza aje kutubeshya ko abana bandi ho hanze bamaze ariko nyine Imana nyine ikomeza kuma umutima wo kubyakira nyuma nyine nyuma ndibuka ko hari ko nafunze uteke mu tuzukwezi kwa gatatu urumva namaze iminsi 14 i Rusororo noneho nifite urubanza rwanjye bagomba kurangiza kuri 14 hahita urumva ko ari mu cyunamo kiri gusoza gutyo birangira basubiza baje muri 20 ariko ndize n'ubundi ba matrante jour mu kamageragere izo bagiye no bishuri ryawe ishuri nonosa 30 ngo 30 jour ya minsi 30 ese manukaho mbizeyo ngize amahirwe nsanga y'abandi bantu banzi twagiye duhura mu bundi buzima bwo hanze baramfata baramugura baravuga ati shika amahumura mura n'abanyamwuka abanyemana bari no ku ishuri ry'Imana avuga ati kuri kose ni ishuri ninjye warangaye niyo mpamvu cyaburi matugiye ngo ntitugahweme ntitugacogore abantu bari hano hanze bo bumva nyine kuba turi hano hanze bihagije gusa iyo utabaye maso ibintu by'Imana kenshi urigamo none se hari ikintu genda nari kumva neza yewe wari umaze kutubwira ngo uburyo wagiye Rusororo ariho wabajije none uratubwiye nyine ngo no kutaba maso ntabwo nyine ngo hari igihe umuntu ataba maso ni gute umuntu ataba maso erega hari ibintu biza bitunguranye sibyo nk'urugero ushobora kuba nicaye hano turi gukora ikiganiro ukajya kubona baraje baramfasha kandi bakagufata mu bintu utatekereje tugire neza kuko urakoze cyane ibintu byose bigomba kutubaho muri ino si akenshi tubihagiye tubigiramo uruhare ndetse hari n'igihe twebwe ubwacu tutagizemo uruhare ahubwo ari ibintu nyine twebwe twe twabyisanzemo urugero nk'ubu uri hano muri aka kanya mu kazi wawe hari umuntu ushobora kuba ufite amashyari
hari ibintu bita ngo amashyari gusa umuntu akugiriye umuntu akugenzeho umuntu yifuza kubaho gutyo ariko nk'iyo usenga cyane cyane hari ikintu bita njye hari ikintu nkunda kubwira abantu hari isengesho ryo saa cyenda za nijoro buriya ngira orere yanjye ngira isengesho rya saa cyenda za kumanywa rihoraho mfitemo reve hano bw'ingagereka reve noneho ukuntu saa cyenda zimeze z'amanywa ni isaha yanjye yo kubaka Imana imbabazi ubwo ni isaha yanjye yo ntabikoze ubwo nyine urumva ko nta mbabazi mfite ku Mana noneho saa cyenda za nijoro noneho usaza bwo mubwira Imana ngo imishuri iby'iminsi igiye kuza ku buryo ni uvuze ngo no sasa ibintu byumve amatwi bivuze ngo akenshi niyo nunguwe n'ikintu nge nabaye maso ntabwo nicuza bati ni utarabaye maso bivuze ngo hari ikintu Imana yazanye kugira ngo ihishuri itorero ry'iminsi nuko yavuze ati tusengane umwete ko yari izeze ko mu gusenga kwacu tuzayishurirwa neza bigomba kutubaho iyo tazabaho gusenga abantu twari kuba mu gicucucucu yego yo gusenga bitabaho uyu munsi wa none abantu benshi turiho kuko twasenze abantu benshi turiho kuko hari amasengesho basekuruza bacu basenze kimwe nuko kimwe n'abaterekera bafite uburyo hari indahiro hari ikiganiro byo bagiye bajyamo kumva ariko ibintu byose biba mu gusenga yaba n'abasenga ibiki nyire bise ariko uko gusenga gufite kwiza yaje kuvuga ngo rero umuntu agomba gusenga akamenya ibizakubaho nibigiye kuza ngo kuba maso kwa mbere no gusenga ntabwo kuba amaso kwa mbere kujya muri gym rero icyuma kugira ngo mu nama ngwanya tuzarwane hoya niyo mpamvu Yesu yabwiye Petero avuga ngo ntabwo intambara zacu ntabwo tuzirwana gutya kwera ziko intambara twe turwana nizo mu mwuka izo mu mwuka ntabwo intambara zo mu Kristo ari kuba ari kujya ari ugutukana ku muhanda muri karitsiye ngo babimenye ko azi gutukana kwazi kurwana kwazi kuvuga nabi intambara z'umukristo ni mu mwuka no kujya ku gasambi no kujya ku musozi akanegera Imana akabwira Imana akaba ari yonyine kuko hari intambara tudashobora hari intambara tutarwana hari intambara tutashiraho agatuza akaguko bahita bakamenya rero kuba ku maso kwa mbere no gusenga ndetse mu gusenga kwawe ugasaba Imana ikagwishurira rero njyewe urumva namaze gukizwa sinasaba neza Imana ngo imishurire neza ibyahahise byanje ko bitakinyiziritseho umva nazize ibyahahise ukwisiyeza cy'umukobwa rero nawigereza ubwo no ni umukobwa wo wibuwa waturutse ahahise niyo mpamvu ntushidutse naguye muri iyo sasa rero waje kugeramo muri gereza urageramo uhuriramo n'abanyamwuka uhuriramo n'abantu muziranye uhuriramo n'abantu bari mu ishuri ry'Imana cyane umva nahuriyemo nabo bisaba ko mba connect nabo turihuza buriya y'uri umwana ufite adresse biba byoroshye ufite ahantu aho uturuka biroroha ufite mu rugo uvuga ngo nk'uyo muri president ngo njye ndi umwana wo mu itorero rya Benesida witonda ko umwana afite adresse naguciye mu ijambo wafunzwe waratangiye warakijijwe narakijijwe yo ngo nyine gutaba amaso ninde nabwiye ngo nabo kubatizwa naho biro no kuba umukristo nakubwira ngo ntago impano haraho zihuriye n'agakiza n'ibintu bitandukanye ngo hari igihe umara kubatizwa ukumva ko byose byabo bigezeho kandi kubatizwa kwawe ko ukimara kubatizwa intambara nibwo zose zizaguruka nibwo uhagurukirwa abantu baza baziko ku musaraba binaganje ntago ku musaraba nako damara guhari ku musaraba no kuba concentré no kuba maso hanyuma rero waje kuvamo urumva nyine nagezemo binsaba kubanza umutima wanjye kubanza kwakira aho ngeze kuko nagezemo ku munsi wa mbere hari igihe narenga kuko kuri kuva namazemo n'amezi ajya kujya muri 3 nimba kandi uri muri 30 jours ndiko ku munsi wa mbere ngezemo kuko hari muri covid n'ubundi urumva babashyiraga mu matente abantu bashasha ndi muri tente ndarira cyane mugira Imana barebe mu Mana kuki gweme ko ahantu wanga amagera warakomeje urasenga se narakomeje ndasenga imbaraga ziraza ndakomeza ndasenga mugira Imana ngo kumara kuki gweme ko amarira yaruzuye ndarira ariko kino nkundira Imana nuko buri kantu kose Imana ikanota uriya amarira yo mu kiranutsi atandukanye n'amarira y'umunyabyaha amarira yo mu kiranutsi arahambaye oya baratandukanye cyane ubwo butaka nari yo bwamajya yariciye mu itente umunsi wa mbere
warabigiyemo sinigeze mbaho mageragere nabi sinigeze mbaho mageragere kuko usanga kenshi ibintu biriyo byose hari uburyo byishyura icyo umuntu agora kimwishyura ariko njye nabona ibintu byose kubona koga byari ubuntu ngewe namurizo nyishyuza Imana yamuje n'umusore n'umusore agiye yigirira neza kera biri umunyabyaha we natumwe no kuba narakijijwe bivuze ngo niba nicyo cyane abanyabyaha bakunda abanyabyaha bakunda kubona twe twakijijwe bakunda kubona ko ibintu byabananiye twe tubikora ntabwo abanyabyaha bishimira kutubona twongeye twagarutse aha hantu nabo babikunda kuko ntabwo bashaka mubyiganira muzamuka bivuze ngo barashaka kwisanzura mu bintu byabo urugero rwa hafi uzajye mu kabari ukijijwe urebe ukuntu bose bakureba we no kuhica bise bigenze gute kuko ahantu uri ntabwo habarizwa wibeshya adresse ntabwo adresse yawe bivuga rero ahantu twicara atarahacu nanjye ubwo rero kumva nagezeho Imana nyine kubera amarena ari ku butaka Imana yanjye mbabone neza yayo gusa nubwo wari uri mu kigeragezo mu ishuri ubu utangiye kaminuza rero ntangira guhura n'abavuga ubutumwa benshi batangira kumugura ku bijyanye na teoloji tuganira bavuga ati rero kujya kwiga Bibiliya ahantu bajya kwiga muri gereza ahantu bigisha barakwigisha ukwigwara hari amasukari ugutanga ngira amahirwe umuntu umwe arankunda akambwira ati ujye uza gutya ngiye nguhereze uburyo twiga byose ubisome ubu nawe wihugure ntacyo bitwaye kuva nta masukari ufite ko byabaga biba bihenze ibintu byariya byose ariko Imana ikoresha umuntu wigaga Bibiliya bivuze ngo twari byegeranye neza gutyo neza n'amasoma nkiga nkihugura ntabanje mbere y'ijoro marayika akaza akamugura gutyo nyine ariko ibyo byose kugira ngo amugure nuko nabaga nasenze ya saa 9 iyo nabaga ngize intege nkeya n'insenga saa 9 nayishyurirwa nabonaga ishyurirwa rya mbere riboneka ko abaye wagira n'ubusabane n'Imana mu gihe ubusabane bwatangiye gucikamo gake bwatangiye kuzamo izindi nyenyeri ntabwo ushobora kunishyurirwa ubusabane buragabanuka bwawe kuko akenshi nicyo kinatugora Yesu yari ijambo yongera akavuga ngo nimuguma muri njye nimukomeza mukaba muri njye yaba imyaka 10 yaba imyaka 20 imyaka 40 yaba imyaka 4 yaba ari imyaka ishoboka yose idashoboka ariko mwagumya muri njye amagambo yanjye akaba buri ariko mwagumya muri njyewe musabe muzahabwa muzahabwa bivuze ngo hari igihe twe dusaba uwo tutageneye gusabana nawe nyine hari igihe dusaba umuntu tutagiranye umusabane nawe wagize neza urambwira ngo ujye umara gushaka hari ikintu madamu atakwaka utagaranye neza ariko umenya neza ikintu yakwaka ukajya ukimuha bivuze ngo ni gutyo n'Imana tugomba kubana nayo nubwo dusaba umuntu tutaziranye nawe ima kandi guhereza uvuye mu kabari uvuye mu matiku uvuye hehe ngo Mana mumugisha umugisha akaruiki umugisha Imana itanga nta muvumo ubamo umugisha Imana itanga umugisha Imana itanga umugisha kwa kwiriye kuwakira ntabwo Imana ipfa gusa itanga umugisha ukibonye ariko nashimye Imana ko ngiva amageragere ese bo nyine kubera gutuza no kwakira no gutanga imbabazi kuko iyo naza gutanga imbabazi abana gusohoka bimageragere waje kubura nawe uratsinda naje kubara natsinda baza bapima DNA test basanga naho muri n'icyaha basanga arengana pe umazemo amezi 4 basanga naho muri nacyo ahubwo ngewe rero no sasa gisekeje nuko kimara kwivuganye n'igihe muri za haleluya mwe byacu haleluya nuzura mwuka mu rubanza rero muca naragiye nduzuzwa izo abantu babwira ngo njye kurekarama ngo njye kurega umuhoye nawe mbyibuka ntabwo ibyo uvuga ngo njye kurekarama ngo impamvu bamfunze sigeze bibaho ahubwo nahise numva munzi Imana barumirwa babona utihari ati ngaho atarasaza ibyahise ndabyibagirwa ahubwo ngira ishyaka ryo kongera kumva none nari meze nk'umuntu wagira ngo ngira ngo nyijijwe bushyashya uterana n'umukobwa yicayeho umukobwa kuko umukobwa umunsi muri gusoza urukiko babaje gusomera ntago abahari
ubundi umukobwa mubana baje kupima DNA test nibwo namubonye ahandi namubonye kabiri konyine namubonye bwa mbere aje gutanga statement ndi mu Gatsata kuko ngasa ni uhera no ribe ya mbere no ribe guhere banza kwakirira koreza rusoro korera ku muntu kazamagere ariko no namubonye bwa mbere na kabiri twaje gupima DNA test Kacyiru ubona ko umwana bari kumbwira bari byose era nabyaye umukobwa bavuga ko umwana ari uwawe ariko rero ikintu nkundira Imana wemera ko byose byabaga byose ndi ku byose byabagaho nabaga ndi guseka nabaga ari ku mugabo afite umusore ariko abanza afite n'ikibazo ngiye kuko uvuze neza amajyo y'ubwondo umusazi nguriya ni umusazi ariko abo twaganira ni gute umuntu afatwa mu cyaha nk'iki akajya anaseka ariko byose bisaba kugira umutima unyurwa ntabwo umutima wa Dawidi ntabwo ari ubuca bugufi gusa ahubwo Dawidi yari afite umutima unyurwa ni nayo mpamvu nujya kureba Dawidi ukamanuka no kuri Salomo nawe hari ikintu cyajemo muri we Salomo nawe kujya kugira system yo kugisha inama Imana ni ibintu byari mu muryango bivuze ngo hari ibintu ukunda Imana ndetse yabona uburyo wayikunzemo bikaguhesha inyungu nyinshi cyane hanyuma rero uza kuva rero Mageragere nyuma y'amezi 4 mu mashimwe menshi wakiriwe gute muri societe ese wa mukobwa mwongeye kubonana ese muravugana tubwiye urumva naje muri societe nyarwanda agisohoka muri gitanga kinegereje direct itakiremeye cyane cyaba umva Imana itinyoreza umuntu ugomba kwitangurira costume iki amwe bivuga tumurira afunguye direct ntangira kujya kubenangira ko nese umuntu yarasiko muri theology no n'umufamiliye so mu bwibira kana ariko Imana namukoresha akora ibintu bya gitwari anyoreza amafaranga ari menshi cyane ariko menshi bituma numva ko kuba nsohotse hari icyo nsabwa kandi kuba nsohotse hari icyo ngomba kuvuga kuri uwo munsi natangiye guha inshuti z'umumaro mbona abantu benshi bashaka kumva story n'ubuhamya bwanjye ibyo nafunzwemo baranyakira umukobwa njya no kumureba njya no kumwisuriza ninjye agiye kumwireba nubwo ati humura rwose watumye mfunguka mu mutwe watumye agakiza nari ngiye agakiza kuko uvuze ngo iyo mara gukizwa ninjye ahantu hariya nari kudamarara mu gakiza ntabwo uyu munsi nayo kuba ndi mu bantu bakibuka mu gakiza ntabwo nari kuba nyibasha no kuvuga umwami neza kuko akenshi Imana ikora ikintu cyose hari impamvu nta kintu Imana cyitungura Imana ifite ukuntu irera buri mwana wese kandi buri wese mu gihe ikamubera Imana nziza ikamubera umubyeyi bivuze ngo yari izi neza ko pasi nima attention nima ikintu kimfungura ubwonko nzajya nicara nk'abantu bari kwa Imana yariyeretse rero byatumye ngira ukuntu mbana n'Imana niyo nshatse gutekereza hahise cyangwa gushaka kongera gusubira hahise nibukana Imana nibukana yankuye bivuze ngo nta kantu ni password mfitanye na data umukobwa rero ndamuhugura turaganira mfata telefone yiwe ndayisevinga bati humura nta gikuba cyacitse watumye mubona n'abasaza bakuru cyane kuko harimo abasaza benshi abasaza batakiriye bafite amaso haje mu rugo bobi abasaza abacamanza abavoka abantu bafite ubwenge ngo hari igihe Imana iguhuza n'abantu benshi buriya ikintu nkundira Imana ntabwo Imana ijya iguhuza bivuze ngo iyo umaze ubona uzavamo umuntu udasanzwe cyangwa umuntu ukomeye iguhuza n'abantu bakungura ubwenge ntabwo uyu munsi bifite uyu munsi wa none aribyo nari mfite mu myaka yashize ibi ni ibintu by'abantu umuntu agiye muhura nabo bivuze ngo Imana kumuza nawe hari inyungu zikomeye cyane ngo ufiteho ndetse hari n'icyo Imana ibishaka kugira ngo yerekane hagati yacu twembi nta kintu kibaho Imana nicyo tutakizi narize nahugurwa nanjye nemera kwiga kuko nabo twese twemera kwiga hari n'ababikweba uraje ugiye gusura umukobwa utangiye ubuzima abantu bavuye muri gereza
uriya muri gereza ni ahantu hadasanzwe iyo uvuyemo bisaba ushaka ubuzima ushaka kubaho ubifatanije noneho n'igikristo uzemo ikivugabutumwa Imana iguhaye impano y'ijambo ubuhanuzi ubifatanya gute wabifatanyije gute ikintu cya mbere wowe ushaka kuko ntabwo isi zigera iduha umwanya twe iyi si ubundi dusa nkaho twebwe tugira hagati tugasa nk'abayicomokamo niko nabivuga ntabwo ibintu nyine muri ino si dufite inshingano nyinshi dukeneye ibintu byinshi kugira ngo tubeho hari byinshi dukeneye gukora kugira ngo urye kugira ngo wambare kugira ngo uzubake famiye kugira ngo abakwegereye hafi aho ngaho babone ko hari ukuntu uhagaze batakunyuza mu ijisho hari uburyo ugomba kugaragara nk'umukristo ntutume izina ry'Uwiteka rituka kuko nyine byaba byiza umukristo aba ari umuntu ufite ibintu byose byaba byiza umukristo ari umuntu ukora kugira ngo atandavura hanze kugira ngo tubize izina ry'Uwiteka rituka nanjye rero uvuze neza nanjye kugira ngo mbone umwanya wo gusenga kenshi ndacomoka kugira ngo mbone umwanya wo gukora ibyo byose ndacomoka nyine nsa nk'uwiyaka gato isi iby'isi nsa nk'ubyiyaka rero nkabona umwanya kugira ngo ivugabutumwa izindi gahunda zose zajyamo iziteraniro ariko mbisaba ko mbyiyaka akanya gato kuko turi mu isi dusaba gukora kurya kwambara kwishyura imitekano byose nuko byiyaka hasi ngira ngo abakunzi bacu badukurikiye abadukurikira aka kanya ngira ngo bari kuryoherwa n'ibintu byiza ufite nyine ubuhamya ufite amagambo meza ufite ijambo bafite inyota barifuza kumenya pasi ubu ngubu no kukureba kuri kamera no kukureba kubyo turi kumwe nyine ntabwo wakwemera ko ibyo bintu uri kuvuga byabaye bafite nyine inyota yo kumenya pasi ubu ngubu bahagaze gute mu ijambo mu buzima busanzwe ese abanye gute n'abantu bimeze bite urebye mu ijambo rya nyir'ijambo ndaho ndakomeye kandi ndacyakomeje kuba muri urugendo rw'umwami abantu bo rega Pawulo yaravuze ngo ab'isi ni Yohana 15 yavuze ngo ab'isi nibatabakunda mumenye ko nanjye babagize utabanje kunyanga uze ngo twebwe tubanze tumenye ko ab'isi turimo tugomba kubana nabo ab'isi nyine ndetse noneho ntabwo rega ntabwo umuntu ari mubi ntabwo umuntu yigeze aba mubi ahubwo umuntu hari ibintu ubwo yashatse kwishyiramo ashaka kubyiha twagiye twiga ibindi bintu nyine ariko ntabwo umuntu yigeze aba mubi ahubwo bitewe n'ibintu bagenda bashaka mu isi n'ibisi igenda iduhereza ibyo biduhindura naho kubana n'abantu ubwo mbana n'abantu ndetse nkaberera imbuto ko Yesu aravuze ngo mwere imbuto ngo ndetse nimwere imbuto nyabo mwere imbuto nyinshi zibe nyinshi zikure nk'abihane tugaragare nk'abihane muri sosiyete kuko kugira ngo kanaka akizwe kugira mugenzi wawe akizwe niyo mpamvu asanga Pawulo ahora ahugura ba Timoteyo nyine yagira ngo nyine Imana irashaka abantu bahagarara nk'abambasaderi ntabwo Imana ishaka ko njye muri sosiyete nyarwanda akora njye umuntu wambere ufite amadeni ahantu hose bahita bibaza Imana usenga iyo ariyo bahita basura umuntu ubundi asenga iyo Imana ituma abura mu madeni ntabwo kuko Imana dusenga ifite ubutunzi buhambaye ifite strategy yakoreshamo kugira ngo wowe umunsi wa none nimba byanze wowe isi ubwo bwiza nawe uze basugira icomereza cyangwa se karambira ati haguruka ujye gukora mwana wanjye ifite strategy ukuntu yakora ngo nkiyaba mu ijambo bwo ijambo turishurirwa na Mwuka Wera ariko tubanye neza n'Imana bino bintu by'Imana biryo ariko birimo neza ese pase abatanze ngenda sobanukiwe urumva uvuze gukana kw'amadeni hari umuntu ushobora kuba dukurikiye aha ngaha ariko atari gusobanukira urumva hari ukuntu umuntu ajya kwikopesha nyine abona byanze none se nk'umuntu uba wikopesheje abona byanze abakoze ikosa kuko kuguza ideni utazabasha kwishyura icyo n'icyaha udafite abantu uzajya gukwira ngo wishyure icyo n'icyaha
cyavuzwe nande uze ngo umva mubwira ubwo ni ubuhemu njyewe uyu munsi wa none ariko ushobora kwikopeshwa zaribona c'est ça uzi kuzaya nose nimba ubishora ariko abantu bashobora kwikopesha bashobora kwikopesha atafite aho azabikura ariko ufite akazi bazagwe mu kwezi rero n'abatagafi oya wawe ngo n'ubuhemu none ubwo byagenda bite dore ikintu cya mbere ubu nkaho uva muri gereza bwa mbere icyaha gitangaza turahura nacyo njyewe urumva nibyo nabwira ngo nubwo ni mu Bakolosayi Pawulo avuga ngo muri we ni mu butunzi bwose ntabwo Imana twebwe reka mubwiza ukuri abakristo b'uyu munsi wa none ntabwo tubaye uko twakoze cyane hari ibyo uzabona umuntu aba mu nzu ya kadasitiri nziza akora akazi katakwishyura kadasitiri ubwo akaba atunzwe n'iki nyine atunzwe n'iby'ijuru ariko ushobora kujya kwipasa muremure akajya kuba muri kadasitiri adafite ubushobozi kandi bikajya mugora ubazi iyi barahari ariko aho ngaho njye ikintu kingi cyangwa kubwira uze ngo gukirwa kwa mbere kwiza bisaba ko uhishurirwa neza ibintu urimo gusa none niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ni Dawidi yavuga ngo unyereke inzira ngwire kunyuramo unyigisha uze ngo byaba byiza kubwira Imana ngo ikwereke inzira yagize na kwigisha kuko twebwe muri no si turebye nabi twahagara ku nzu tugaseba niyo mpamvu uzari kubona uko kubona ngo umuntu bamusohoye mu nzu biramushobeye akibaza Imana yasenze yariyo kandi Imana yaramwishuka mu mama ko ngo mwana wanjye rwose ndakwimuye ikintu kibi cyihuta twebwe bitegura nabyo muri si uyu munsi wa none ni ibintu bisaba ko tuba amaso ni ibintu bisaba ko buri gihe duhora dusaba ko Imana twebwe ubwacu itwigisha ikanatuyobora reka pasi ngende ndabyumva ariko pasi ibintu nyine by'Imana bisaba gutegereza none saka mubwire ufite umwana ufite abana umwe babiri batatu bane batanu abana baraburaye rimwe kabiri ufite abantu bajya kwikopesha wanga kwikopesha ngo wapi ngo urumva ufite akazi oya ntabwo ufite ariko bazi bitanashobora ngo kubyo biro by'ibiraha wajya no gukora ikiyede uri umuntu w'umugabo wajya gukora ikiyede cyo kureba gukora igifuni cyo kujya no kwikorera dore ahubwo wari igihe Imana ifunga bajya bavuga ngo irafunga ntabwo we nta muntu Imana yafungira kujyaho ntabwo nibishoboka yaravuze ngo aho muzakandagira azaba handi ubwo no mu kiyede ni icyanyiro ni mu kibiri wajya ukora ikibazo bwobwira nta mashuri ugira turi cyambere wumva ukuntu turi gushaka mu office ngo Imana dusenga ngo ifite byose ngo nzanira ngo Imana yishyeze muri etage kandi ushobora kujya mu kiyede ukajya kuri icyo kiyede Imana igatuma engineer ab'inshuti nawe ukamenya no kuba nuko uzubaka inzu yawe ahubwo twe nawe umva ikintu cyane Imana iduha ubuntu bukaduhuza abantu bakaduhuza n'ibintu ubwo inshuti za Fisi na Karine rero abantu mu burara abantu mufite ibigeragezo ngo muhagarare hamwe nimutegereze ibintu byo gufata ideni ntaho mufite muzayakura kuko ibyo bintu byo gufata amadeni udafite abantu uzayakura bifunga n'imigisha y'akabayizi wawe kuko abantu babiri cyo abantu bangaye bajya mu ideni ba batatu cyangwa bangaye kuko reka nubwo apagani badase nubwo apagani babe uko ushobora kwambura umupagani ariko ntabwo umwereye imbuto ntabwo yazaza no mu rusengero aje gusenga azi kuri aho ngaho ntabwo yazakizwa ariko pesheje igitoki ntabwo yazakizwa yasibaza Imana usenga iyo ariyo gute isi waza kumubwira ngo Imana iratabara ngo Imana igira gute niyo mpamvu bagenje gukorwa na Pawulo nyine mu kwigisha kwiwe yabwiraga abakristo ngo tugire ukuntu duhishurirwa tukisha Imana tudatuma Imana nyine dushaka uburyo twigegesera muri runo rugendo kuri n'ukubona avuga ati nyamara umuntu akijijwe mu bintu biranga byose ko akijijwe harimo n'amadeni ntayo nta kwanduranya nta kuvugavuga nicara nabo yicara mu bakobanyi ngo nabo se nabo ariko ako kantu ko kwicara n'abakobanyi katubwiraho urabona hari ukuntu abantu hari ibintu bishinga byarateye muri iyi minsi nyine ukabona
cyane cyane tw'abakristo nitwe tuvuga nitwe vuga Pacifique nubwo burafunguwe yatanze akantu yageza gutya fisi nubwo burameze gutya yatanze akantu ibi bintu byo ubivuga iki bivuze ngo yo agakiza kataragusendera nabivuze hari ikintu bita nabivuze yo ubundi hari ibintu agakiza gasobanura ubwabyo hari ibintu agakiza ubundi hari igihe uza niyo mpamvu uzajya ukabona hari umukobwa arakijijwe yarabatijwe yagize ute ariko mu by'ukuri aracyatuma abagabo benshi bacumura cyatuma amaso y'abagabo benshi ayamutindaho ugasanga ko ibintu yambaye bivuze ngo hari ibintu agakiza gatuma wowe ubwawe udashobora gukora bivuze ngo iyo umaze kuza agakiza kaje gutura muri wowe iyo umaze kwakira umwami neza wumva ko nyine byamaze kuzura hari ubwo butiku ntabwo bwongera kuza bwa jugujugu ujya kuvuga ukumva ijwi kubuza kuvuga niyo mpamvu uzabona abanyabwenge benshi abanyabwenge ari ijambo twasomye ngo umunyabwenge anezeza se ariko ngo umupfapfa agira ati asuzuguza nyina bivuze ngo umunyabwenge niyo mbwira ngo buriya hari icyo cyakabaye cyiza niyo mpamvu njya mbona kubivugaho ushobora kugira impano ariko ntugire ubwenge ushobora no kugira ubwenge ntugire impano ibyo bintu byakakora ibyo byose ubifite kuko nibwo tuhanurira umugabo ari kumwe n'umugore ngo umugore ejo yaguciye inyuma urugo rusenya ni gute nyine hari ibintu bisaba ko twe tugira ubwenge mu gakiza nanone dusaba ko tugomba kuba dufite n'ubwenge bw'Imana n'umwuka w'ubwenge turiho kugira ngo tubashe gushishoza ibyo tuvuga ubwenge buduha gushishoza kumenya n'ibintu ugiye gusohora mu kanwa kawe kuko akenshi ntabwo ibintu twe twamiza akenshi bitwica aho ibyo twasura ari byica cyane uyu munsi warabona nshobora kugutuka wowe fisi ariko kuba ngututse byonyine gusa icyo kintu ntuzakibagirwe ariko icyo wamaye kuko yaravuze ngo n'ibyo bazajya bati n'ibyo bazamara ntacyo bizabatwara bazakanagira inzoka na sikorupiyo abo ngabo ni abizera Imana abo ni abemera Imana abo ngabo bazakanagira inzoka na sikorupiyo bazarya ibitari bwari kuri by'icyo bibatwara kuko bino bintu bisaba wowe kuva mu kirere cy'umubiri bisaba kureka umubiri bisaba kureka ubugingo nyine bisaba kwiyambura kwinjira mu kindi kirere cy'umwuka niyo mpamvu gukizwa neza cyane utari mu mwuka byakuvuna gukizwa neza ugatera mubiri cyane nawe nanumva nakiza cy'umubiri ntabwo hari umuntu ukizwa ukabona ibintu byose arabivanga ubu ntari ejo ari mu gakiza ejo ari mu gihe no mu utamenya ibintu arimo rero ubundi uriya we niyo atewe ntagamya mbere itabara niyo ushidwa ukagiye no mu mugozi akawufata akawiyambika gukizwa biraryoha gukizwa biragora ariko nyine ese uzaba utafata akadeni uraburaye ngo tegereze iki gukizwa uru rugendo hari igihe rugero ukakuryohera ariko kuryohera uko wabanje kugeza neza mu ntambara uvuze ngo hari abantu bagiye basimbuka ikintu navuga nk'ishuri ryabo hari umuntu Imana y'ishuri ryo gucamo ahubwo we agaca inzira za panya we nyine agashaka uburyo rikweba nimba Imana imuhaye mu cyerekezo cyo kuvuga ngo iwe nta mafaranga agomba kuhaba amafaranga akikupa batakugira ngo abana banjye baburara ndemera njye ugiye gusambana ariko amafaranga yinjire mu by'ukuri Imana yagerageje uburyo iwe ireba kwihangana kwiwe n'inzira ryana ariko ntabwo Imana gucyerekeje so waburara ko kubona akabutika hepfo kandi bari gukaguhe nta kintu reka ngo ifi nageze Imana yagoda izi neza kutazazishobora njyewe ndi mu bantu bakunda gutega moto bakunda kuryoshya nyine bakunda ubuzima bwiza bworoshye
ariko nigeze mera amezi ajya kujya muri 5 nambara inkweto imwe nambara ipantaro imwe y'ikoboyi iragera kuraba ipantaro y'ikoboyi yamwe ya mbere hano hagati hazagamo akantu k'umuhondo urakaza kubera gupfukama wagiye no gusenga akabuka wagakuka vuka kanga ugakuba pe njya gusenga ngiye n'urutsikawe iwacu komena majyabete sida n'amaguru nkongera kugaruka n'amaguru n'ibiri ndi kugenda mu nzira nizo rinete nka icyuya kikabicyuya kumva bigera igihe umwana w'umukobwa muto w'umwana aza kundeba ati 18 sizabibaye ukwezi kwa 3 areba aramwumva waretse uyu munsi no gutegera moto umwana muto yo narutaga muziranye ntabwo twe tuziranye yarakubona nagiye materano ariko kuko nta materano nasibaga ariko ibintu biba bifite naho biva kuko nta materano nasibaga ariko kabiri nimugoroba ariko naragendagenda inkweto ipantaro igeneza n'akantu k'umuhondo hano hagati ariko ndemera ndaceceka nkajya nca ku kabari bari gufungura byeri nakiba ukuntu sikoro yanaryoheraga na mitsingi kumarebera nk'irabyeri wankuyeho koko ariko n'imitinde gukomeza amagenda nyine nkajya ngira utuntu andi majwaza ariko ayo majwi ni nyahagaciro abo n'amaguru nk'agaciro icyo Imana yavuganye nanjye kuko akenshi iyo duhaye agaciro umwami Yesu haduha n'ishyaka ryo kunesha bya bintu byagenda kudufata hari nyine umva nibaza ni ahantu ushobora kugera ni ahantu ushobora gukizwa ku rwego runaka umwanzi atagutera kandi nta mwanzi uba mutoya umwanzi wose ahora ari mugari bashobora kugutega inkumi bashobora kugutega kandi karimo gacupa kari aho ngaho gusa gatoya wuzi ko ari ji arabashoboye muri kuko abantu b'imitsi abo twita ngo abantu babacu nabo batuba twongeye twasuye muri bya bintu twasayishije bo tazi ko wewe yamaze kwerura niyo mpamvu iyo nsigaye ntabwo cyo kuvuga ngo ukore n'amasaka cyo nsigaye nyaka ariko n'amasaka abantu barabyemeye twemere ko ubutinganyi buza mu itorero twemere ko ubusabanyi bubwira mu itorero ngera ku bisugusugusu ukirariraho njyewe nje guterana tuje guterana njyewe turi kumwe nanjye nawe nkasanga ibintu runaka udashaka kuzarekura nyine hari umuntu rero ukabona akunze Imana n'ibintu biri kumubaho nta ruhare bigiramo ukabona nyine nuko ari umunyembaraga nkeya kugira ngo ngerambwiye ngo niyo yonyine ibasha gusubizamo abanyambaraga nkeya ikabambika imbaraga nyinshi kuko hari abantu baba bafite imbaraga nkeya kamemu ariko ataratangira kuzwa neza agira imbaraga nyinshi uwo ngongeye umuhe nawe ndamwiyegereza cyane ariko hari umuntu w'usaza wamaze gukizwa arongera ashaka gukunda irahari inyuma yibagirwa icyo umusaraba wamukoreye yibagirwa amateka yasibanganye abantu tugira kwibagirwa kwinshi gutera ubwoba niyo mpamvu njya mvuga ngo kwibagirwa kurashukana nyamibwa kuri Salomo yaje kwibagirwa Salomo yaribagiwe bituma Imana ikora irema abami babiri mu gihugu n'abantu benshi bagiye bibagirwa tuzi kwibagirwa kugushyira hasi uyu munsi wa none nubona asubiye hahantu duhuye fisi ukabona ni hahantu hagati pasi ikintu cyamukozeho no kwibagirwa yibagiwe neza y'Imana yari muriho yibagiwe ubutabazi kuko suko Imana yandi kwegereza gusa Imana njyanyije no gukira ubwo niyo mfite umutwe uteye ubwoba njyewe navutse ndwaye umutwe n'uruhinja rutoya narwaye umutwe nakuranye umutwe ndinangira ngize imyaka 20 nyirwara umutwe uteye ubwoba narwara guze kujya kwiga byangaga Imana yarakwiyeretse Imana agiye kwiyereka kabisa ariko shima Imana yo mu gihugu cyo mw'ijuru ko yo ntabwo ibintu byose bitungura iyo ibi byose bitubaho byose iri kubireba bivuga ati uyu nguyu ni uwanjye kuko uwo kurimbuka aramuzi ungwira muzi ndetse no gutabarwa iramuzi ariko yatanze amahitamo iravuga ngo bazayemera bakemera umwana wayo haleluya
Amen. ngo abo ngabo bazabona ubugingo buhoraho iteka ryose. Ariko mana we, none se koko nibivuga ngo twemere umwana wa Yesu Kristo, gute kwemera umuntu gusa? nta nkoko bagutumye, nta hene bagutumye, kwemera izina ryonyine gusa ry'umwami Yesu Kristo. Nta muntu ugutumye inkoko ngo agutume ihene y'umweru cyangwa iy'umukara, ukemera iryo zina gusa ryonyine gusa. Njye bigeze bambwira ngo ndamuka ikiganza ngo nemere ko Yesu ari umwami gusa. Ariko pastor, ujya wemera ko hari abantu bakuriye mu gikristo, abana bakuriye mu gikristo batigeze bamanika ikiganza? Barahari. Nanjye njyewe ubu nabaho sinigeze manika ngo nakire Yesu umwami n'umukiza. Hari n'abandi rero bameze bano, aho bavuga iki? Ubu ngabo nyine rero ubwira ko hari abantu, niyo mpamvu ntabwo twakakiriye. Oya, hari abareka mubwire, hari abantu. Ubu ndagiye gukakira n'umusaza kandi mazemo idini mu myaka 40. Hari umuntu aniwe ninde ndamwibagiwe wabonye abana batambye agira ishyaka ryo kubatera icumu. Bivuze ngo hari ukuntu umwana akurira iwabo bakijijwe, ndetse we akumva ko ibintu by'agakiza nyine ni ibintu by'umuryango, ibintu bisanzwe. Twe twakuriye hanze y'abatambyi tubireba, iyo tuje twe twumva ari ibintu bidasanzwe. Bivuze ngo hari ibintu wowe ubwo ubona nk'ibidasanzwe, nawe hari n'abandi babona nk'ibisanzwe biri aho ngaho. Bivuze ngo umwana wakuriye, ariko nanone buriya umwana wavukiye mu muryango wa gikristo, iyo wabakijijwe neza, iyo papa ari umukiranutsi, umwana we yinjiramo neza, nanone n'umwana yinjiramo neza. Kuko umva niko nakubwiraga, ubwira ngo biba byiza ko uvuka ku mukiranutsi, ko akenshi ijambo rimwe ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka kandi bazamahoro, bivuze ngo bazagubwa neza. Bivuze ngo abana b'umukiranutsi bavoma ku isoko y'umukiranutsi. Umwana ufite mama ubandwa nawe avuka kuri baba nyine, we nawe arabandwa nyine, yakira imikashi y'ibyo bakora. Ariko iyo uri umwana w'umukiranutsi, hari indahiro umwana agira amase. Nanone icyo kindi naje gusanga umukiranutsi bagira indahiro, mu gihe abandi batagira isezerano. Njyewe uyu munsi wa none mfite isezerano kuko mfite umuvuka ku mukiranutsi, ariko umutima wanjye wowe ufite indahiro. Kuko Imana iramubwira ngo ndi Uwiteka ndirahiriye nguhereye abana agakiza, ndi Uwiteka ndirahiriye abana bazabaho neza. We imuha indahiro. Byaba byiza ko twebwe uyu munsi wa none bibwire n'ababyeyi b'uyu munsi bashaka indahiro ku bana. Ababyeyi dukurikiye ni mwumve, ababyeyi b'uyu munsi wa none nibashakira abana babo gakondo, bashakira abana babo ubuzima buri muri Kristo. Bashake indahiro y'Imana ibabwira ngo ndagira neza abana banyu kubitewe nuko mwankiranukiye. Icyo mwumva Imana cyangwa ibyibagirwa imirimo, Imana yacu yibuka imirimo yose twakoze. Nugira neza uyu munsi wa none hari icyo uzavoma, ariko nugira nabi nanone hari icyo uzavoma. Rero byaba byiza ababyeyi b'uyu munsi wa none babwiye aka kantu, nibashaka uburyo bakiranuka, ndetse mu gukiranirwa kwabo begera Imana mu buryo budasanzwe, begera Imana mu buryo bufite umwete. Iyo ushize amakete ntabwo wegera Imana. Bakora iyo mirimo ariko banakiranuka, banga imirimo nta kimaze udakiranuka. Ubu witwa umukiranutsi ufite indahiro y'Imana. Kuko uyu munsi wa none urubyiruko rw'iminsi ntabwo bisaba kurubwira amagambo gutyo gusa, bisaba ko umubyeyi agiramo ishyaka ryinshi, bisaba ko umubyeyi ashyiramo umwete mwinshi. Kuko umwana w'iminsi afite byinshi biri kumukurura, social media ziramukurura, ajya kuri WhatsApp akabona umuntu wambaye nyine afite byinshi. Umwana muto uyu munsi ari bigomba kumukurura. Rero bisaba ko ababyeyi umunsi wa none bakoresha umwete udasanzwe mu kwegera Imana, no gusanga Imana, no kubana n'Imana, ndetse no gusenga mu buryo bwose bushoboka. Ndemeye cyakoza, ndemeye. Hanyuma Pacifique, turi kugenda tugana ku musozo, ariko ndashaka ko tugaruka inyuma ho gatoya. Watubwiye ukuntu
hari umuntu gufungisha ukajya amageragere muri kaminuza ukigira ukabona n'abantu ukabona ugatangira ishuri ukiga teoloji wari uzi ko uzajya kwiga muri kaminuza hanyuma ngenda ndashaka kugusobanuza kugira ngo n'abakunzi bacu nyine basobanukirwe n'abantu badukurikiye uyu muntu wagufungishije uyu mukobwa mwari muziranye yari sheri yari inshuti bimwe twita abasheri ese yari fiyanse ese yari inshuti bisanzwe ese byari bimeze bite uvuze ngo ntabwo nta bucuti bundi bwari dufitanye ni umuntu waje gutya arakubona akubonye igenda ni umuntu twahuye urumva yari mu gusayisha ari nabo guhura nabo umugabo aravuye kwinywera rimwe urumva twahuye kera nyisayisha twanuye n'ivuye no kwinywera agacupa mufata nta bintu byinshi twari dusanzwe tuziranye kuko urabona buriya ibisa birasabirana harya rero ngo iyo uri mu bintu byo bidafite gahunda igihe ubona umuntu udafite gahunda nawe wari wasaze uri aho ngaho nyine hari ibintu niyo mpamvu njya mvuga ngo nta cyiza cy'umwijima umwijima uduta ahantu tudashobora kuzikura nta kintu umwijima kimugira cyiza kuko mpura n'uwo mukobwa nta n'amagambo menshi namubwiye ahubwo nasanze wagira ngo nawe yari yabuze ahagana ariko nshima Imana ko yewe rero ntabwo ndi kubyumva ntabwo byitwa dufitanye ntabwo ubucuti bwinshi ntabwo ari sheri ntabwo ari iki ntuse ntabwo sinafiyanse twahuye rimwe ndamutera amasomo njyewe kikiranye nyine mu isi yo gusayisha nari mfite akarimi karishyashya nari mfite amagambo meza nari nzi gutera rimwe ry'abambura injuga nateraga injuga umukobwa bakajya bati uyu munsi uyu turatahana namuteye injuga nyinshi cyane ndamuganiriza ushaka iki icyo nashagura bintu kumutereta ntabwo kumutereta kuko buriya akenshi umugabo wanywa icupa hari icupa rigana n'abatuye ngo tugomba kurara rero umukurarana twawugira ijoro gusa aragenda yibera aho ngaho ahubwo kuko hari iki reka njya nkunda kubwira abantu babwira ngo akenshi ibintu ukora uyu munsi wa none ejo uzahura nabyo nukora neza uyu munsi uzahura neza wagize nukora nawe uzahura nayo umva umukobwa ko twari tumaze guhura ariko naje kubona ingaruka ziko twahuye ntabwo nararyamanye warigendera nawe uragenda nza guhura nabyo nyine nyuma ariko icyo nkundira Imana hari imirimo biri ikunda kutubwira iyo usomye muri zone 20 imirimo umuntu agomba guhura nayo agomba gucamo nyine imirimo ugomba kubika muri zaburi ya 20 ugomba kuba no mu byanyu Imana izagira gutya gutyo kuko kirano kibana kuko nyine imirimo baragiye ubika ariko nje Imana ko yanambukanyije ntatambuka neza Imana ishimwe hanyuma rero reka tugane ku musozo byari byiza ariko kubera n'amasaha n'igihe amasaha atujyanye turagushimiye ubutaha reka tugusabe turumva dushaka nyine abakunzi bacu reka tubasezerane tubemerere yuko tuzabahereza noneho Pacifique Ingabire akatubwira ubuhamya buri dipo Pacifique yavukiye afite ababyeyi bangahe afite abana bangahe afite mu bana bangahe Pacifique ubungu ayakuza ate kugeza isaha ungatubwire niba unafite fiyanse nyine nagize ati reka dushimire abakunzi bacu badukurikiye Imana ibaho umugisha nawe kandi reka tugushimire ngo wakoze kubana natwe batubwira ibintu byiza kandi courage reka sezera abakunzi bacu unadusengera Imana murakoze reka tuducumbikira ariko nshimye uburyo mwanyakiriyemo kuri Imana ibaho umugisha reka twerageze Imana ariko ibi byose ni umwami ubikora ntacyo dukora ntacyo dushoboye ndavuga ngo tumeze nk'utunyerogoto kuko ntacyo mfite navuga tutungana nacyo twe turi hasi ibintu byose ko uri hejuru n'umwami wenyine gusa twe ntacyo tugira ishusho kuko kumwemera no kumwizera kubw'amaraso ye yonyine gusa Yesu Kristo reka tujye imbere y'Imana data Uwiteka Mana nziza Mana yera Mana y'urukundo gitare cy'amahanga yose tugushime ko wabanye natwe kandi tugushime ko mwuka wawe wera mwami ari wowe uyobereye data urakoze Kristo kandi tukunejeje nk'ubwako bwawe mwami Yesu wagize neza
witamure mu buryo budasanzwe ni ukuri navuze ku bwawe kandi niwe wavugishije mwami mwiza nimero data ubwo nzagaruka mwami w'abami ni ukuri data abari buzakomeza gukora kandi buzakomeza kuvuga mwami nemerera ubwami bwawe buze buganze kandi butegeke mwami w'abami iyicano anene bene sta shakina bolela za mobelela talabo za mika shakina melela imelota la rasha bobe kene moza mina bolela tasamilia uri imana isumba byose uri imana birakwita Yesu ibyo ndabizi kugira neza ibyo ndabizi kujya utambura data umwami w'abantu waravuze ngo abo ngabo bakubaha uzabatamuruza kure cyane uzabageza mu mahanga uzabakoresha iby'ubutwari mwami Yesu nimerera umubyeyi warebye iki kiganiro data wa twese uri muje warebye irivuga ubutumwa mwami w'abantu nawe agira ahantu avomera nimerera mwami Yesu urubyiruko rwarebye uyu munsi iki kiganiro n'irivuga ubutumwa mwami rugira ahantu ruvomera ubuntu bwawe buze buganze butegeke nibibe ubuntu busage ahubwo ubuntu budasanzwe bugame bw'ijuru ta ele bonesta shakene bolesa bore botarina azamina tashakelebo uko tuzi neza kuri Imana igira neza uri umunyembabazi data ibyo ndabizi mwami nje warandokoye nje wankuye mu magana n'amagana mwami Yesu ibyo ndabigushimira nyemera mwami w'abami nuri burebe kuri no cyane mwami w'abami nawe aze kuza kwakira ubuntu bwawe budasanzwe mwami ubuntu bushimwe iteka ryose urakoze kugize neza kandi urakoze ko twemere mwami w'abami ko hari benshi bagiye kubohoka imitima hari benshi bagiye gukorwa ku maso hari benshi mukawe yagiye kwirongera anele bonesta shabini stabo uri Imana igira neza ibyo ndabizi ko bishoboye mwami Yesu urakoze kugize neza none uko witwa Alpha kwitwa na Omega ari we tangiro ukaba n'iherezo nimera mwami w'abami uyu murimo witangirije data abaye nawe uzaza kusoza mwami Yesu urakoze rero mwami turagushimiye mu bwoko bwawe turagushimiye n'icana ya fisi na karine turagushimiye mwami w'abami ngwino uze mu muryango mugari mw'ijuru ngwino uze mu muryango w'abanyarwanda ngwino uze mu muryango w'amahanga yose mwami Yesu uzuganze uyobore imiryango yose mwami Yesu urakoze kugize neza iteka ryose mu izina ry'Umwana wawe Yesu twizeye amen.